Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva ONENATIONRADIO ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Ibihe byiza kuri mwe mwese nshuti bakunzi bijwi rya diaspora ONENATIONRADIO. Nitwa Simeon Muhumuza. Twizere ko aho muri hose mumeze neza. Turi ku munsi wo kuwa mbere, tariki ni 25 z'ukwezi turimo kwa Nyakanga, umwaka wo turacyari muri 2022. Uyu munsi twinjiye mu kiganiro ukuri iwacu. Ku munsi rero ntago byakunze ko kibageraho nkuko musanzwe mumenyereye ari ku cyumweru, ariko nkuko twabibasezeranije kuba dukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, uyu munsi twahisemo kugira ngo kize gutambuka kandi kibagereho. Utekereza gukorera jenoside abantu abanza kubagira babi, akabitirira ikibi cyose gishoboka kugira ngo uzabica azumve ko akoze igikorwa cyiza cyo kwikiza abantu babi. Guhindura abatutsi abantu babi ni ibintu byatangiye kera, ubwo batangiraga kwicwa mu mwaka w'1959, abandi bagacibwa mu gihugu bakagirwa impunzi mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Umwe mu bakwirakwije ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi kuva mu 1959 ni Habyarimana Gitera Joseph, wari umuyobozi w'ishyaka Aprosoma, mu magambo arambuye mu rurimi rw'igifaransa ni Association pour la promotion sociale de la masse, ugereranije mu kinyarwanda ni ishyaka riharanira guteza imbere rubanda nyamwinshi. Uwo Gitera yamenyekanye cyane ku mategeko 10 y'abahutu yanditse mu 1959 agamije kwangisha abatutsi urunuka. Amategeko rero 10 y'abahutu uyu Gitera yashyize ku karubanda ni ikimenyetso cy'itegurwa ritaziguye rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni mu gihe kandi abahezanguni biyemeje kuyihakana no kuyipfobya bakunze guhoza mu kanwa no mu nyandiko zabo ko ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana Juvenal ari ryo ryatumye abatutsi barenga 1 miliyoni bicwa mu minsi 100 gusa. Aya mategeko 10 y'abahutu ya Gitera Habyarimana Joseph ni ikimenyetso simusiga kandi cy'urwango rwabibwe mu myaka 35 rutegura gukora jenoside. Aya mategeko ya Gitera yerekana ko guhindura abatutsi abantu babi byatangiye kera, ubwo batangiraga kwicwa mu 1959 bakanga urunuka, abandi bagacibwa mu gihugu bakagirwa impunzi mu bihugu bituranye n'u Rwanda ndetse n'ahandi. Uyu munsi niyo mpamvu mu kiganiro ukuri wacu cya none twahisemo gusesengura aya mategeko 10 ya Gitera Joseph kugira ngo tumenye ingaruka yazanye mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa yo kurimbura abatutsi, ndetse ariko tunamenye somo ki mu by'ukuri dukwiye gukuramo nk'abanyarwanda kugira ngo ibyabaye ntibizongere. Impamvu dukora ibiganiro nk'ibi kuri mwe mudukurikiye, ahanini dutekereza ko biba bizafasha mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi n'ipfobya ryayo bikigaragara muri bamwe mu banyarwanda, cyane cyane ku bakomoka kuri abo bateguye jenoside. Kuba dukurikira muramenyereye ko mu kiganiro kuri wacu tuba turi kumwe n'abatumirwa badufasha kugaruka ku ngingo tuba twahisemo. Kuri uyu munsi wa none turi kumwe na Honorable Rucagu Boniface, akaba ari umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'indararibonye z'u Rwanda. Turavugana ari mu Rwanda i Kigali. Honorable Rucagu, tubahe ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze cyane Muhumuza, kandi n'abaduteze amatwi bose ndabaramutsangira nti mugira amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge n'amashyingo kacu. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Tom Ndahiro, akaba ari umushakashatsi mu bya jenoside. Dukunze kandi kubana mu biganiro bitandukanye, nawe turavugana ari Kigali mu Rwanda. Bwana Tom Ndahiro, namwe tubahe ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze cyane Muhumuza, kandi turanishimira n'abari budukurikire muri iki kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Ndorimana Jean, akaba ari umwanditsi w'ibitabo ku mateka. Turavugana nawe
ari Kigali mu Rwanda. Tubaye ikaze namwe bwana Ndorimana Jean mu kiganiro kuri wacu cya none. Urakoze Muhumuza, ndakunamukije wenda gushimiye. Murakoze cyane. Dutangira rero reka mpere kuri Honorable Rucagu Boniface. Uri mukuru yewe nanjye ubikubaza ndi mutoya yewe n'ibi byabaganye ntarabaho, ariko kandi ibi tujye kugarukaho wari uhari warabibonye. Ubundi mwabwira abadukurikiye Gitera Joseph mbere y'uko atangaza aya mategeko tugiye no kugarukaho, ubundi yari muntu ki, mumuzi mute muri kiragiye? Murakoze cyane. Ubundi Gitera Habyarimana Yozefu n'ibi by'amategeko 10 y'abahutu yashyizeho, agomba kuba yaranabitekereje mbere ya 59, ndetse agomba kuba yaranabitekereje muri za 57, kuko aribwo muvuma ye aprosoma yatangiye igihe niho yatangiye kwitekereza, ubwo batekerezaga manifeste y'abahutu. Ubundi rero Yozefu Habyarimana Gitera yari umuntu wari warize amashuri ya seminari, ndetse mu seminari nkuru, hanyuma nyuma za gukora ibintu byo kwihangira imirimo, akabumbisha amatafari akanayagurisha, ariko akaba ari umuntu wari ufite ibitekerezo rero ko mu seminari byanze bikunze akaba yaragize ibyo yanengaga ku ngoma ya cyami. Kandi ingoma ya cyami ikibazo aho yagiriye ikosa nuko ingoma ya cyami yasaga n'uyitirira abatutsi bose, kandi burya ingoma ya cyami no mu mateka tugize Imana Ndorimana arahari nk'umwanditsi w'ibitabo. Ingoma ya cyami yari ifite ubwoko yabarizwagamo, ntabwo yabarizwaga mu batutsi bose b'u Rwanda. Noneho ikindi nanone ayitiranya n'ingoma ya gikolonizi. Ingoma ya gikolonizi iyo yari yasanze abanyarwanda babana neza, ariko izanamo ibibanisha nabi, ibacamo ibice, kuko niyo yatumye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu badakomeza kuba abatware, kandi yari yasanze ari abatware berekanye Rwanda bose basangiye ubutegetsi mu ngabo, ku butaka, mu muhigo. Ibyo byose nta kibi cyari cyarabayeho mbere. Bazana n'akazi k'uburetwa, ko mbere y'abakoloni ntabwo akazi k'uburetwa kari gahari, kaje kagira ngo bakore cyane cyane imihanda, abakoloni bazabone aho banyuze imodoka zabo. Bazana n'ikiboko cyo kugira ngo bakubite abadakora akazi k'uburetwa. Ibyo byose Habyarimana Gitera yabigeretse ku bwoko bw'abatutsi, abagerekaho n'ingoma ya cyami. Noneho niko gutegura ikintu kizatuma abahutu banga abatutsi, ariko byanze bikunze ibyo nawe yari abikomoye ku bazungu, ku bakoloni, bagomba ko aribo bari bamuri inyuma, nubwo wenda nyuma bataje kumvikana neza.
ayo mategeko rero yaje kugira ngo abahutu aho bari hose bazashobore kumwumva, bazashobore no kugenda bihanaguramo imibano n'ubushuti n'igihango bari bafitanye n'abanyarwanda mu bwoko bw'abatutsi. Ayo mategeko rero koko yabigezeho, batangiye kuyavuga mbere yo kuvanaho ingoma ya cyami. Ayo mategeko niyo yafashije cyane cyane kugira ngo abanyarwanda bumve ko ingoma ya cyami ikwiye kuvaho, no kurema no kubaka mu banyarwanda urwango rukabije hagati y'abahutu n'abatutsi guhera icyo gihe kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yego, murakoze cyane bwana Rucagu Boniface, honorable Rucagu. Hanyuma bwana Tom, niba turi kumwe muradukurikiye? Bwana Tom, turi kumwe? turi kumwe. Yego, umuntu yakwibaza, ngira ngo mwumvishe ibyo honorable Rucagu atubwiye. Ubundi mwebwe mutekereza ko wari ukubera iki uyu Gitera yangaga abatutsi kuri ruriya rwego? Wankundira Muhumuza, mbere yuko nsubiza, mukuru wanjye Ndorimana akaba ari wanze? Nta kibazo, ngira ngo aranyumva. arakumva, aradukurikiye nawe. Reka ubwo icyo kibazo aba ari we tucyerekezaho, abanza tubwire, kubera ko ni n'umwanditsi w'ibitabo kandi icyo gihe ngira ngo yaranahari, yarabibonaga n'agace ko n'agace atuyemo, aho yavukiye n'iwabo gakondo ntabwo ari kure cyane y'aho Gitera yari atuye. Ngira ngo niyo mpamvu mfite impamvu nifuje ko yabanza. Yego, ntacyo, reka tumubanze. Bwana Ndorimana, mutekereza ko ari ukubera iki Gitera yangaga abatutsi kuri ruriya rwego? Tom, nubwo ampaye indayabukuru, icyo kibazo kugisubiza birakomeye, ariko sinabura ibyo mvuga kuri kariya karere k'iwacu avuze. Icya mbere cyo nta gukora ibintu nka biriya wenyine. Nasomye ko gushinga ririya shyaka Porosoma yafatanyije n'umuntu witwa Gasigwa Wisave Ntibagirwirindi, afatanya na Theodore Sindikubwabo tuzi, ufite amateka atari meza muri jenoside. Urwo rwango rero rurantangaza, kuko wivugiye ubwawe ko abami batatorwaga mu miryango y'abatutsi ibonetse yose. Abatutsi twari duturanye, abahutu twari duturanye, ntibigeze n'ibwami bari batarahagera, batarabona n'umwami. Honorable Rucagu yavuze ngo yagize uruhare mu gukora ingoma ya cyami. Si ingoma ya cyami gusa, Gitera ni amategeko n'abo bayateguranye, harimo gutegura jenoside byanze bikunze, ahubwo yaranayikoze rero. Yaranayikoze. Ntabwo rero ikimenyetso, amateka mfite, amakuru mfite ko cy'inteko kwa Gitera yaratuye, ni kwa Gitera n'ubu ku muryango we uhari. Nigishije ahantu hitwa Igisanze hakurya ku cy'inteko. Inama z'abarimu twazikoreraga ku cy'inteko. Ndahazi neza rero, nubwo nagendaga isaha n'igice ku igare, ariko ndahazi. Gitera rero nkubwira uruhare yagize muri jenoside, arimo batangiye kuyikora. Mfite ubuhamya bw'umuntu ukiriho wambwiye ukuntu Gitera yagiye kwica se, asanga yahunze ku cy'inteko ubwaho.
ise yari umututsi cyangwa uwo muntu yari umututsi. Gitera agenda agiye kumwica asanga yamucitse yahunze agiye kumwicira ise ubyara uwo muntu. Yego, iwe yagiye kumwicira iwe. yego, noneho ahasanga umukecuru ahagatiye umwana w'amezi 6. yego, umukecuru uwo muntu rero bafatanyaga kwica. Gitera urumva ko atafataga umuhoro, ariko yari afite abagaragu be bica. ngo yari kumwe n'umuntu witwaga Yosefu Kanyaruka, sinzi niba akiriho. afata wa mwana ngo amwice kuko babuze se. umukecuru ngo abwira Gitera ati mbabarira, warige wica we kwica iki kibondo kuko kingana n'umwe mu bana bawe, aho uzamurere kuko angana n'umwe mu bana bawe. ngo Gitera aravuga ati musubize nyina, uwo twari tuje gushaka yaducitse. ubwo rero yabuze uwo nguwo, aragenda akomeza kwica n'ahandi. kuko ziko muri 59 nubwo mu majyepfo bitakabije cyane, iwacu byahageze muri 61, ariko rero abantu bahise batangira kwica. mbese yatanze amategeko, yanditse amategeko, atanga n'urugero rwo kuyakurikiza. yaramaze kwerekana ko abatutsi ari babi, bangisha abantu bose, icyari gisigaye kwari ukwica. ubwo rero yatanze urugero, yakoze jenoside. icyo ni ikimenyetso kigaragara rwose. yego, ni icyo kibazo nasubiza ku byo Tom Ndahiro yaravuze ko mpazi neza n'ayo mateka ndayafite. Gitera ndamuzi, ariko namubonye mfite imyaka 14 gusa. ibya mbere nibyo nagiye mbona n'abandi, numva n'abandi, ndaza ko n'izindi ngero. uzi ko yigeze no gutorwa akemera mu rw'ubuya ngo umwami w'abahutu. ndaza kubigeraho cyangwa turabigeraho mu kanya. hanyuma no kuba dukurikiye, ubwo wenda nagerageza gucishamo mu ncamake nihuse cyane, mbere yuko n'ubundi Tom nawe agira icyo abivugaho, kubera ko yari yadusabye ko duhera kuri mwebwe, kugira ngo n'ubundi aya mategeko tugarukaho abatayazi, abatarayasomye bamenye ariyo uyu Gitera yari yaranditse. yanditse amategeko 10. mu kanya Ndorimana uri buze no kutubwira, kuko hari n'igitabo wanabyanditseho, impamvu ki yagereranyije n'ayo tuziye muri Bibiliya, ubwo kubemera Imana. yaranditse ngo guhera ubu emera kandi wizere Imana gusa yonyine, hamwe n'ubushobozi bwawe ntuzongere kwemera cyangwa kwizera umututsi. ya kabiri, ntuzigere kongera kwirahira umututsi yuje ubwangwe. 3, ntuzigere ujya inama nawe, kamere k'umututsi ni ubushukanyi. 4, ntukagire umubano nawe, kubana n'umututsi no kwihambiraho urusyo. 5, ni 4 ngira ngo wahora umututsi nabi yagize, nta mututsi wasigara mu Rwanda. guhora si byiza, ariko kwirinda umwanzi cyangwa kwirwanaho aguteye birateganyijwe mu mategeko yose. irindi, ntuzasambane n'umututsikazi, kubarongora ntibibujijwe, kubajajabaho niwo mwaku cyangwa kubiyomekaho nk'uburondwe. irindi ati, ntukabeshye nk'umututsi, ahubwo jya uvuga ukuri kose, amayeri y'umututsi uyagaragaza yose. andi ati, ntuzibe nk'umututsi, musigingize yibe. irindi ati, kurarikira abagore babo cyangwa abakobwa babo ni nabi, nta kimero barusha abacu, ahubwo babarusha ingeso nyinshi zitari nziza. irya nyuma ati, ntukararikire iby'abandi nk'umututsi, cyangwa sohoka ninjire by'umututsi, ni umwaka uteye ubwoba, baragatsindwa i Rwanda. n'ayo mategeko turi gusesengura kugira ngo mwe mudukurikiye mwumve urwango rwari rurimo. Bwana Tom Ndahiro, uri umushakashatsi, ibi bintu warabibonye, utekereza ko iki kibazo namwe ntakibabaza ari ukubera iki Gitera yangaga abatutsi kuri uru rwego, iyo murebye mu bushakashatsi bwanyu mukora cyangwa se mwanakoze? urakoze Bwana Muhumuza. icya mbere ni uko mu byo nabusomye
bijyanye n'ibyo yaba yaranditse cyangwa n'inzira yanyuzemo ntaho nabonye icyaba cyarabimuteye. Icyo ni icya mbere, cyane ko ubundi iyo ukora ubushakashatsi bwiza ushingira ku nyandiko cyangwa ku biganiro by'abantu. Ushobora kuba hari umuntu udafite dokima ariko ari umuntu wagize ubuhamya buriho. Ikindi ni uko ayo mategeko usa nkaho uvuga ko yayanditse gusa agasohoka. Ni amategeko yavugiwe muri mitingi ahantu Ingoma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 muri 1959. Ibyo rero nta kintu nari ngiye kuvuga ngo si ibintu by'igitangaza, ariko hari ibintu wibaza ngo bigenda bite kugira ngo umuntu agire urwango rungana rutyo. Uretse nawe hari abantu bagiye bandika bavuga ibintu bibi, si we wenyine. Hari umugabo wafatije kwandika gutangiza porosoma witwa Gasigwa, ngira ngo niba ntibeshye Ndorimana agomba kuba ari Gasigwa Germain. Niyo zina rye rindi, Gasigwa Germain. Ni umuntu we yararambye, ntabwo yapfuye imbere nka Gitera. Gasigwa Germain, urebye inyandiko yasohoye muri Kinyamateka muri 90, nyuma muri 90 Inkotanyi zishora urugamba, ndetse no mu ntangiriro za 41, ubona ko urwo rwango ko ruba rufite imizi ya kera. Yego. Ikigaragaza ko ni umuntu usa yari umucuruzi. yaturanye na data yayoboye ahantu yabaga. Yego. Kuva muri 54 53 kugera muri 59. Ndorimana, uwo muntu aciye amarenga waje kwicwa na Gitera hafi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 muri 59, ni data. Uwo mwana w'amezi 6 yavugaga ni jewe. Urumva? Ni ibintu n'aya mateka. Ndorimana arabizi ko nagiye no gushakisha uwo mwana wa Gitera tungana, ndusha iminsi 3 y'amavuko. Twabanye dutyo, n'ubu akaba ari n'inshuti yanjye. Amateka y'u Rwanda rero, Kanyaruka abonye ko batanyishe yanjugunye hasi nk'igiti. Urabona kuba ufite nk'ikintu nk'agapira ukakarekura. Umwana ufite amezi 6. Ibyo byagize ingaruka ku mubyeyi wanjye, ntabwo yabashije kongera kunyonsa guhera icyo gihe. Uwo munsi turanahunga. Urumva mu kwezi kwa 11 muri 59. Ibyakurikiyeho ni ibindi. Nanavuge ko urebye, uretse ayo mategeko 10 yavuze, hari n'ibindi bintu byanditswe bibi cyane. Yego. Bibi koko. Ariko akaba ari umuntu wagaragaza ko yari afite activism cyangwa ubuhirimbanyi muri politike, ndetse yanashatse no hari amateka avuga ko yashatse kuba umwami w'Abahutu. Kuvuga ngo yari umwami, yashaka ngo umwami w'Umunyiginya asimburwe nawe, ingoma zimuvugirwe.
reka nkwereke ikintu kimwe kigaragaza ko iyo activism yayigize muri 54. hari petition yandikiye umuryango w'abibumbye arega ngo Ububiligi ko bufite ivangura, aburega ivangura. Iyo petition ntabwo nayibonye, ariko nabonye icyo umuryango w'abibumbye wabyanditseho. Ni mu gifaransa baravuga ngo ni petition from Mr. Joseph Habyarimana Gitera, ni T/P/E/3/69. ubu mu nama ya 521 y'umuryango w'abibumbye yo kuri 22 z'ukwezi kwa gatatu muri 54. Iyo petisiyo baranayihinyuye kuko mu cyongereza baravuze ngo no evidence has been brought forward of partiality of the part of the administration, either in administrative matters or in the administration of justice, and draws the attention of the petitioner to observations of the administering authority in relation to the various cases cited by him. Ubwo umuryango w'abibumbye uvuga kuri petition ya Gitera. Mu gifaransa byamvuna kuyivuga. Estime que il ne lui a rien n'était signalé qui prouvait que l'autorité administrative se serait montrée partiale tant en matière d'administration publique que dans l'application de la justice. Appeler l'attention des pétitionnaires sur l'observateur présenté par l'autorité administrante sur les diverses affaires qu'il a citées. Kuko petition Ndorimana icyo gifaransa niba nkivuze nabi ngira ngo urwo rubanza warumbabariramo, ariko ibindi byagaragaje ko ari ntagondwa dushobora kubibona na nyuma y'iyo tariki amaze kuvuga ayo mategeko 10 y'abahutu n'izindi mvugo. Nkanatekereza ko ubutagondwa bwe ari bwo bwatumye ishyaka rya Parmehutu rivuka, kuko babonaga ko hari umuntu wabatanze politike y'ubuhutu, noneho bava mu kintu cya prosoma bo baza muri Parmehutu kugira ngo atazabatanga. Icyo ni igitekerezo umuntu yajyaho impaka, ariko uko imitekerereze na za disikuru zavuzwe na Gitera, umuntu yazigereranya na sederi yo kuva muri 92. Yego, kuko nicyo kintu wabonaga ibintu yagiye yandika byose. Ufashe urugero rw'iriya disikuru atangiza, wenda sinzi ko ariko ubishakaga, ariko utangiye iriya mvugo introduction cyangwa interuro yari amategeko 10 n'amategeko 2 ya mbere. Yego, icya mbere akoresha style ya Bibiliya. Yego, urumva? Dore amategeko ya ni dore amategeko 10, mbese yandika nka Mose. Yego, urumva? Ariko byonyine ni muhashye wumva ibintu byitwa umututsi mu nteruro ngufi. Ndarusuma, urumva? Yego, umubano w'umututsi n'umuhutu ni umufunzo ku kuguru, ni umusundwe mu mubiri, ni umusonga mu rubavu. Harimo ibintu bingana iki. Ndarusuma n'umuntu urya ntahage. Umufunzo ni uburwayi, ni kanseri ubundi. Umusundwe ni ikintu cyinjira mu mubiri kikanywa amaraso. Yego, umusonga urica. Ibyo ni ibintu bivugwa ku bantu bamwe. Yego, noneho
guhera ubu urumva aratanga iteka nka kwa kundi amategeko ya Mose avuga, emera kandi wizere Imana gusa. Iyo nteruro ndora Imana yaba yizi kundusha, hamwe n'ubushobozi bwawe ubwawe ntuzongere kwemera cyangwa kwizera. Icyo kintu cyo ni ukuvuga ngo mu mitekerereze ye jenoside yari irimo. Irya kabiri, ntuzigere kongera kwirara Umututsi yuje ubwangwe. Ni umuntu uberewe no kwangwa kurusha kubana nawe. Byibutsa disikuru Habyarimana yigeze kuvuga kuri 30 ngira ngo nimwe z'ukwezi kwa 12 muri 1990, avuga ngo Inkotanyi ngo ni banyamurangwa n'ubwicanyi n'ibindi bibi byose bibaho. Iyo disikuru ni ya Gitera. Hamwe ni 59 indi ni 90. Iyo disikuru rero ni ukuvuga ngo ureba ko yari muntu ki, bikwereka uwo ari we, bikwereka imitekerereze ye, bikwereka ko yari umuntu ikintu ki cya politike y'ubwoko n'urwango yari murimo bihagije. Yego, naba mpagaze aho gusa. Yego, ariko tunibutsa abantu ko Tom ngira ngo ngeze nawe umuntu yavuga ko yavuguruye nabyo byavaga ku ya Gitera, ko hari ngeze nawe yasohoye muri Kangura muri 90 hari niba ntibeshye, nabyo kandi uyarebye ubona ko ariho afite inkomoko. Urumva itegeko, soma itegeko rya 10 rya Gitera urayafite aho ngaho. Reba itegeko rya 10. Yego, reka nze ndirebe hano wamugana itegeko rya 10 turisome. Rirangiza avuga ngo aragatsindwa mu Rwanda. Itegeko rya aragatsindwa reka tuze tureba. Ndagira ngo uryumve, ndagira ngo ndere gusubirishamo kugira ngo nawe uyoboye ikiganiro uzajye umenya ngo nayo mategeko ese nayo gusohorwa mu kiganiro nk'iki gusa, cyangwa abantu bakwiye no kuyumva birenze. Irya 10 yaravuze ngo ntukararikire iby'abandi nk'umututsi cyangwa sohoka ninjire by'umututsi, ni umwaka uteye ubwoba, baragatsindwa i Rwanda. Baragatsindwa i Rwanda. Yego, ntibakwiye kubaho. Ikintu mu Kinyarwanda ni ngo iki kintu kiragatsindwa, no kuvuga ngo ntigikwiye kuba hafi yawe. Baragatsindwa mu Rwanda. Urumva ni icyifuzo kirimo n'intekerezo, ni philosophical. Yego, ntabwo ari igitekerezo cyoroshye. Baragatsindwa mu Rwanda. Iyo politiki rero ya Parmehutu niyo navuga ngo iyo uhereye kuri iyi kubye ubona ko kugira ngo noneho haza abantu batangize Parmehutu. Nibutse ko nyuma y'iyo disikuru ya Gitera ku itariki ngira ngo ya 9 z'ukwezi kwa 10 niho abantu batangije icyitwa Parmehutu, mu Kinyarwanda bayita umutwe urenganura Abahutu. Traduction ya Parmehutu nubwo ari mu Gifaransa, nubwo ari amagambo ahinnye mu Gifaransa, mu Kinyarwanda ni umutwe urenganura Abahutu. Babonaga Gitera yarabacitse, mbese hari ikintu yabatanze, noneho bahitamo kurema umutwe wa politike uvangura mu magambo yose, bava muri aprosoma bajya muri Parmehutu. Naba mpagaririye aho. Yego, murakoze cyane Bwana Tom Ndahiro. Hanyuma mbere yuko dusubira kuri Honorable Rucagu, reka nongere mbaze Bwana Ndorimana, kuko aya mateka urayazi. Turakomeza no kurarikira abakurikiye iki kiganiro bazanasome n'igitabo cyawe wanditse cyitwa, kiri mu ndimi ebyiri ariko urwo mfite hano hafi n'urw'Igifaransa, kiri mu Gifaransa no mu Cyongereza,
cyitwa Le génocide des Tutsis au Rwanda comparé au génocide des Juifs et des Arméniens. Iki kinyamakuru ubundi cya Prosoma cyariho icyo gihe, ubundi reka dusubize abantu inyuma n'abatari bahari cyangwa se n'abatabyibuka, ubundi cyarangwaga n'izihe nkuru ahanini? ni jyewe wajije. Yego bwana Ndorimana, ni mwebwe. Ariko wari watangiye uvuga igitabo, ngira ngo nararikiraga abantu kugira ngo bazanagisome kuko kirimo byinshi n'ubundi byerekeye no kuri ibi turi kuganiraho, ariko tutaranakigeraho wenda uraza kugikomoza, ariko ndagira ngo tubwire abadukurikiye ubundi iki kinyamakuru Gitera yari yarashinze kiri shyaka n'ubundi rya Prosoma cyariho icyo gihe, cyarangwaga n'izihe nkuru ahanini? mbabarire icyo kibazo uze kukibaza Tom nitumugarukaho, ariko jyewe mbabarire akantu gato nagira ngo mvuge. Mwavuze amategeko 10, decalogue. Deka ni ikigereki kivuga 10, logos discours, amagambo, amategeko. Abantu bose rero bagiye bahimba ubugome, bakora ubugome, babyerekezaga ku bukirisitu kandi ntabwo bafite. Amategeko 10 rero ya Gitera, 10 ya Kangura, 10 ya Sederi. Uribuka ko no n'interahamwe abacengezi bahimba umutwe wabo mbere na mbere hari abitwaga l'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur, ingabo za Nyagasani. Bakongera noneho n'abicaga abantu, siko bicaga abantu bambaye amashapure, baririmba n'indirimbo za kirisitu. Ibyo byose rero nyine byo kwitwaza ubukirisitu kandi gukora ibintu bibi byaragaragaye mu bantu. Amateka aricyo nyakundira nuko avuga ibintu bifatika byabayeho, bifite ibimenyetso, iyo ari amateka meza atari amahimbano. Gitera rero ntabwo jenoside zose zirasa kandi imwe yigira ku yindi. Ntabwo rero Gitera agomba kuba yarahimbye ariya mategeko atabajije cyangwa bamufashije batabajije amateka y'izindi jenoside. Nasanze jenoside yakorewe Abatutsi isa n'iy'Abayahudi, yakorewe Abayahudi n'Abaromeniya. Hitler n'Abanazi bari mu ishyaka rye, Abayahudi babitaga vermine, de vermine. Vermine ni inzoka. Vermine rero ni utuyoka dutoya tutagaragara, ngo ni vermine, ni za mikorobe. Babangisha abantu bose, bashyiraho amategeko, bashyiraho muri 1935, akorerwa Nuremberg, mu Kidage ni Nuremberg. Ahantu narahageze kugira ngo nsure aho batwikiraga Abayahudi bakoresheje za chambre à gaz, ibyumba birimo za gaze bakongezaga abantu bagakongokeramo. Ayo mategeko rero yashyizwe mu bikorwa muri 1936, umwaka wakurikiyeho. Abayahudi rero babahinduye babi, barangije barabica. Jenoside zose usanga rero zisa, nicyo tuma nashatse kuzigereranya. Nashyizemo ayo mategeko yose, y'Abadage, Abanazi, araya Gitera, araya Ngeze, araya Sederi, yose nashyizemo ndayagereranya. Gitera rero afite ahantu yabikuye, ndavuga mu byerekeranye na literature, iby'inyuguti na fond n'ingenzi zirimo zikomeye. Ubwo nyine icyakurikiyeho Abayahudi ni ukubamaraho, nk'uko Gitera yangisha Abatutsi, abantu bose. Nashyizemo yewe n'aya generali Jean Major Douglas Nsabimana Castare. Kiriya gitabo wasomye mu Gifaransa babivuze neza, nanjye Icyongereza nasoma, n'abari kuvuga Icyongereza bashobora kuba batabyumvise neza. Umuntu akishyira mu Cyongereza yavuze ati the genocide against the Tutsi in Rwanda compared to the genocide of the Jews and the Armenians. Nicyo muri 2017. Nawe ngira ngo mvuge ko Gitera n'abandi bose bakoze jenoside agomba kuba
hereye kuri aya mategeko y'abanazi bangishaga abantu b'Abayahudi bakababuza Gitera we ntababuza gusambana gusa aravuga ahubwo ko kwasambanya ari bibi ahubwo umuyahudi wasambanyaga umudage yacibwaga amafaranga menshi cyane cyangwa agafungwa bagera naho babuza kugira abakozi b'Abayahudi ngo keretse niba umukozi w'umugore akaba atari munsi y'imyaka 45 kugira ngo atazabyarana n'inzoka atazabyarana n'umwanzi yego n'ibindi byinshi cyane hanyuma rero Gitera kuba ngo yarashatse kwiyamamariza ku mwami w'Abahutu yarabyamamarije Abahutu yatumiye bamuha amashyi bamutorera ahitwa mu Rwuya ni ikibage gikikijwe n'imisego ya Cyinteko Gisanze Cyarwa Kibirizi Muzenga Muyira nicyo kibaya niho rero bagiye kumutora amakuru mfite afatika rero nuko abantu bacu bagiye kumutora nababonye bazamuka sinakubwira niba 59 cyangwa 60 ariko ni muri iyo myaka yombi bavuye iwacu Ikigembe bajya mu Rwuya gutora Gitera bagaruka biyuha ibyuya nk'abantu bahingutse cyangwa bavuye ku rugendo rufite akamaro biyuha ibyuya bazamuka mbabona biyuha ibyuya ati nayo usa twamutoye bakwita agatoki ku rundi have rero n'inkuru n'umugani expression mu gifaransa umuntu bahaye ubuyobozi wenda atabikwiye cyangwa bwa nyirarureshwa nibuka umupadiri wakoze accident muri paruwasi ya Nyamasheke Musenyeri Karibushi ayishinga undi mu gihe umupadiri yivuzaga umupadiri ariyamira ati nimye kwikumbya nka Gitera yimira mu Rwuya kwikumbya rone hagati ya paruwasi ya Nyamasheke na paruwasi ya Hanika Gitera yari yamamaje rwose bamuha amashyi ariko amatora se adafite aho yanditse adafite uwo mupiganwa watumije abagutora ngo baguha amashyi gusa ubwo bwami bwe sinzi aho bwageze ntabwo nzi nuko bwarangiye ariko yaratowe yego hanyuma mutekereza ko ari ukubera iki Bwana Ndorimana aya mategeko yasanishije n'amategeko 10 tuzi muri Bibiliya nibyo nakubwiye nyine kumva amategeko 10 iyo ushaka kwandika ugashyira ifoto mu gitabo abantu bagira amatsiko bagahita bajya kureba ati uriya muntu ninde wabona izina bateka tureba amateka ye kuyasanisha rero nayo muri Bibiliya nakubwiye ko atari we wenyine na Sederi yarabikoze na Kangura yarabikoze kureshya abantu yumva ko amategeko 10 ati buriya asa n'ay'Imana reka nyasome ariko yasomye noneho akamubihira akajugunya ubaryoheye rero ngira ngo no kureshya abantu kandi nakubwiye ko abantu bari bose bagiye ibyo bakoraga babyitirira Imana ingabo za Nyagasani bazumvise nta kindi mbona ni no gupfobya amategeko y'Imana ubwanjye yego murakoze cyane Bwana Ndorimana hanyuma Honorable Rucagu mushobora wenda kugira mwebwe mwaduha ishusho wenda niba hari icyo mubiziho ubundi Gitera yari afitanye umubano ki n'ubutegetsi bwariho muri kiragiye muri 59 kuzamura niba ntibeshye ngira ngo hari yapfuye muri 87 yari afite mubano ki n'ubutegetsi bwariho muri kiragiye urakoze yego urakoze muhumuza icyo kora mbere na mbere ndagira ngo ntihanganishe Tom kuri ariya makuru yemenye ntabwo nari nzi ko yagize amakuru mabi kugeza hariya rwose yihangane amateka mabi y'igihugu cyacu ku kibazo cyawe rero uvuga uti ni umubano ki yagiranye yari afitanye
yarafitanye n'abandi bayobozi cyangwa se wahera ku ngoma ya cyami. Ku ngoma ya cyami Gitera yari umuntu ugaragaza, sinavuga, hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo gusaragurika nibyo revolution. Cyagaragaraga cyo nuko yagaragaraga nk'umuntu ushaka kwigomeka kandi ashaka no kurarikira abandi banyarwanda bari bamwegereye, kuko wenda mu gihugu hose ntibari bakamumenye, asa n'ubararikira kwigomeka ku butegetsi bwa cyami. Rero byaragaragaye, ndetse ngo byaba byarigeze kubaho ko umwami Rudahigwa yakomeje kumukurikirana, undi amutesha umwanya, mutera stress, ariko biza ngo kugera igihe abatware b'ibwami bigeze kubwira umwami Rudahigwa ko barambiwe n'amagambo mabi ya Gitera, n'amagambo ateranya abanyarwanda ya Gitera. Icyo kora icyo gihe ngo Rudahigwa ngo yaba yaravuze ati noneho umuntu nkuriya ni nkawe yavuze ati ni ukumugendesha gahoro, ariko mubanze murebe impamvu avuga, nazisuzume turebe aho zishingiye. Ariko icyo gihe bo ngo amagambo yaravuze ngo ni mwe kugira ikibazo kuri Gitera, ngo ahubwo ni murebe ikibimutera. Ariko kiricyo cyagaragaye, umuntu ashobora kugira ikibazo akagitanga neza kandi kikumva kikakirwa. Ushobora no kugira ikibazo, wita ikibazo kubera kutabonye abandi mwicarana ngo bagufashe kugisesengura no kugiha umurongo, ukaba ahubwo waganisha no gutuma abantu batakumva kubera ko witwara nabi, cyane cyane nk'icyo gihe nabyo natangiriyeho. We yari yikomye ingoma ya cyami, kandi ingoma ya cyami atari we yateye ibibazo byabaye kuva muri 1900 abakoloni baje mu Rwanda. Wenda sindaza kubisubiramo, ariko urebye Gitera nibo yikomye ingoma ya cyami, arongera yikoma abatutsi bose, kandi abatutsi bose siko bari ku ngoma y'umwami, ntabwo bose bari abami cyangwa tuke mu bwoko bwe. Byo birangiye rero ni ku ngoma y'umwami revolution yise revolution 59 imaze kuba. Ariko nk'uko Ndorimana yabivuze, ari amategeko kwari ukugira ngo areshye abanyarwanda, bamwemere, bamwakire, baturiya muntu uzanye amategeko 10 nk'ay'Imana, ibyo bigomba kuba bifite ishingiro. Yatangira kwiyita umwami w'abahutu yamaze no gusenya icyizerane mu bintu byose biriho, mu bintu byose bibaho, gusenya icyizerane, ubushenye byose. Yego, yahagurukije abahutu ngo ntimazongere kwizera abatutsi na rimwe. Ni ingorane ikomeye cyane, kuko umuntu udafitiye icyizere ntashobora kuguha fanta ngo uyinywe,
nashobora kuguha amata ngo uyanywe, nashobora kuguha intebe nziza ngo uyicareho, ntacyo ishobora nubwo yavuga ati Imana niyo yaremye byose, ntushobora kubyemera kandi waramukuyeho icyizere. Ubwo rero amaze gusenya iki cyizere, iki cyizere rero nicyo urebye cyatakaye, nicyo cyatumye icyo bise revolution 59 ibaho. Imaze kubaho rero, hari na Kayibanda n'abandi bantu bafatanije kuzana parmehutu wa mugani nkuko Tom yabivugaga, bamaze kumva ibya Gitera bavuga bati buriya Gitera ubwo yagannye hari yashobora kuzadutwara abantu, bazana parmehutu. Ariko kandi abenshi muri bo bari bariganye na Gitera, no mu ishuri ngo ntabwo yari yoroshye, ntiyagiraga imibano n'abandi. Abaje rero baza muri parmehutu bari kumwe na Kayibanda, batangira kwishisha Gitera, banavuga bati uriya yabaye umwami w'abahutu nk'uko abivuga, mbere yatwaka imyanya, ariko natwe yaturimbura. Nicyo cyatumye bagenda bamurwanya, buriya baramurwanije. Igeze muri 61 bajya gukora declaration yo kuvanaho ingoma ya cyami. Yari azi ko bavanaho ingoma ya cyami basubiza ingoma y'abahutu ayibereye umwami. Ageze rero Igitarama asanga Bakayibanda n'abandi bantu bari bamuzi bamurangije atagifite, ahubwo asanga bamaze gufata undi muntu uzaba perezida aho kuba umwami, kandi bafata Mbonyumutwa. Ubwo nibwo yatangiye kubona ko abantu bamujegeje. Icyo kora ngira ngo bamuhaye umwanya icyo gihe, bamugize perezida w'inteko ishinga amategeko y'icyo gihe, nayo atabayemo ngo ayirangize neza kubera amahane yari afitanye n'abandi. Ubwo rero bamaze no kumwaka uwo mwanya wo mu nteko ishinga amategeko, yaragiye arabura, arazimira, ntiyongera kugaragara, ibitekerezo bye bibura ubishyigikira. Ariko none abangaba kubishyigikira nabo byari ku nyungu zabo. Kayibanda agiye akuweho na Habyarimana muri 73, nyuma muri 75 ashyiraho MRND. Ariko ajya gushyiraho MRND, nanone Gitera yagiranye ikibazo na Habyarimana. Ngira ngo sinibuka neza niba ari muri 75 cyangwa se niba ari muri 80 bashyiraho itegeko, 78 bashyiraho bategura ko bazashyiraho itegeko, bazavugurura itegeko nshinga bakanaritorera. Habyarimana avuga ko yemera kuzabana n'abandi banyarwanda bose. Gitera yaragurutse aramubaza ati ariko abanyarwanda buriya uzabana n'abatutsi byemere bikunde? Ati bishoboka bite? Byaratunaniye, ni wowe ugiye kubishobora. Aramubaza Habyarimana ari perezida muri kongere ya MRN. Yego. Undi ati kukivuze ko tutazabana? Aramusubiza ati nuko kugira ngo uzabane n'abatutsi neza uzabasubiza akaringa yabo.
uzabasubiza ubutegetsi bwabo mwabambuye. Nubibasubiza kandi uzabemukiye rubanda nyamwinshi y'abahutu. Yego. Habyarimana aramubwira ati ariko wabinyandikiye neza ko muri iyi nama utarangiza kubimbwira ko mbona ufite amagambo maremare. Ati uzaze ubimbwire. Ntabwo amubwiye ngo uzanyandikire, yaramubwiye ati uzaze tubonane ubinsobanure neza. Mu gitondo Habyarimana Gitera yazindutse yateguye agatabo, kandi buriya wenda Tom ashobora kuba bari umushakashatsi, ashobora kuba yarakabonye ako yateguye aho kugira ngo ajye kubona na Habyarimana. Yasohoye agatabo kerekana ko ibyo Habyarimana avuga ko bitazashoboka, maze nibwo yazanyemo imigani ivuga ngo agaca karacuranga, nyiramusambi yasabagira inanga, n'ibisobanuro by'agaca n'ibisobanuro bya nyiramusambi. Wenda mu buryo busobanutse sinzi niba Tom Ndahiro ako gatabo atarakabonye, ariko atarakabonye n'agatabo abantu bakwiye kubona, kuko yavugaga ko ibintu bidashoboka ubugome bw'abatutsi uhereye ku gaca, uhereye kuri nyiramusambi, ari ibintu bizakunda bikwiye no gutekereza. Ubwo rero yamaze gusohora ako gatabo, ntabwo icyo akora, ntabwo yamaze igihe kirekire adapfuye, yapfuye urupfu rusanzwe, ariko yamaze gusohora ako kantu kagaruriyemo ubusharire ku banyarwanda n'abandi n'abo mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko. Yego, murakoze cyane honorable Rucagu. Ubwo reka binahite bitujyana kuri cya kibazo Bwana Ndorimana yansabye ko naza kubaza Bwana Tom. Nari nabajije nti ubundi kiriya kinyamakuru cya Prosuma yari yarashinze cyarangwaga n'izihe nkuru, ariko reka tubwire n'abadukurikiye, hari andi magambo akubiye mu nyandiko yigeze nayo gusohoka mu kinyamakuru cya Prosuma. Mbere y'uko wenda Tom atubwira zimwe mu nkuru zabaga ziri muri iki kinyamakuru, icyo gihe bacyitaga ngo ni ijwi rya rubanda rugufi. Hari inyandiko yasohoye avuga ngo bagufi mwese ndabaramutsa, aleluya. Prosuma ishyaka ry'abahutu turatsinze, aleluya. Umugome ari ku mugozi, umugomoke ari ku ngoma. Bagufi mwese cyane cyane abahutu, nimuze dufatane urunana, duhuze inama n'Imana, dusobeke imihigo, isaha yacu irageze. Ishyaka ry'abagufi Prosuma n'ishyaka ry'abahutu parimehutu turatsinze. Ati yemwe bahu, nihasingizwe Imana Mungu rurema, kuko yibutse ingabo ze abahutu n'abagufi. Wanyu ubakunda Joseph Habyarimana Gitera. Bwana Tom, umushakashatsi, wenda birashoboka ko bimwe wagiye wamugana unabicukumbura. Ubundi inkuru zari mu kinyamakuru zabaga ari zimeze zite, kugira ngo n'abatoya, urubyiruko badukurikiye bumve uburyo muri kiriya gihe byari bimeze, bitari byoroshye? murakoze. Reka mbanze mvuge ko umuntu icyo muri icyo kinyamakuru cya ijwi rya rubanda rugufi, mu magambo ahinnye yigishaga urwango rutaziguye. Nk'umunsi iyi disikuru y'amategeko 10 y'abahutu itangwa ivugirwa hari ingoma mu mujyi wa Huye munsi. Yego, hari n'ibindi byari byabanje muri disikuru za Kanyaruka Joseph. Hari inyandiko mfite ngo yari afitanye isano na Gitera, avuga ko yari cousin. yego. Ariko ikintu kivuga ngo izo mvugo, urabona nk'iyo mvugo ukoresheje yo mu ijwi rya rubanda rugufi, yakundaga kuvuga ngo rubanda rugufi
ndetse ubundi akavuga ngo abagufi. yego Sibyo? Mm. Abagufi. Ikintu cyo umuntu yakwibaza ahanini n'ukuntu iyo ngengabitekerezo yabaye mu muntu aranabirwara kuba yari afite muri we kuba ikimenyetso cy'ubutagondwa. Reka ndaza kugaruka kuri urwo rwandiko, kuri ako gatabo kuri ako gatabo yakomojeho. yego ariko mbere yo kugira icyo nkavuga, navuze ko amategeko by'ijwi rya rubanda ni byinshi, byaranditswe biranavugwa. Umuntu abishaka, umuntu yazabinabimuha. Uje wanditse no kuri Google uti Gitera ijwi rya rubanda rugufi, ibyo yanditse wabibona. Nyakubahwa minisitiri wa minubumwe yabikomojeho kenshi. yego ariko reka ngire ikintu cyo nibutse kuvuga ngo umuntu yibona gate Gitera. yego kugira ngo muri 76 ako gatabo nibwo kanditswe, ntabwo ari 75, ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 muri 61. Gitera yatanze kandidatire ye kugira ngo abe perezida w'inteko ishinga amategeko. uzi yarwandikiye isave. Urabona hano umuntu urwandiko rwandika aba yanditse ibumoso bw'urupapuro, we atangira avuga ngo umuhutu Gitera GH, pionnier, martyr et champion de la gauche hutu, ariko ni cause hutu au Rwanda, champion de la cause hutu au Rwanda. Akanabisubiramo none agatavuga ngo bivuze ngo umuntu atangira kuvuga ngo umuhutu Gitera watangije kandi wemeye gupfira, akanaba no champion, sinzi cyo umuntu yavuga ngo watsindiye kurwanira cause y'ubuhutu mu Rwanda. Yego, rurangiranwa. Noneho akandikira abadepite ababwira ngo dépôt candidature à messieurs les membres de l'Assemblée législative du Rwanda, ubwo ni 61. Je signe votre frère à dévoué serviteur umuhutu Gitera Joseph Habyarimana, pionnier, martyr et champion de la cause hutu et menu peuple, babandi Rwanda rugufi, hier, aujourd'hui et demain. Kuvuga ngo ni pioneer, ni umuwapfiriye, ni champion, ni umumaritiri, maritiri, none ejo hashize, none nejo. Agatangira abakora ari muri association ari wa prosoma. Je saisis l'occasion de protester devant l'éminence de votre assemblée n'ibintu nk'ibyo, akongera agasoza urwandiko rwe avuga ngo texte yanditswe na Hutu Gitera, pionnier, martyr et champion cause Hutu, vous présente ma candidature présidence au ministère nouveau Rwanda, Gitera, indication non télégraphiée, Joseph Habyarimana Gitera, premier leader Hutu du Rwanda, umuyobozi wa mbere w'abahutu mu Rwanda. Nibagiwe no kuvuga ngo Joseph Habyarimana Gitera, premier ministre Hutu du Rwanda, munsi agati premier leader Hutu du Rwanda. Yego, urumva icyo kintu. Noneho ku itariki ya 21
y'uko kwezi kwa 10/61 yongera kwandikira urwandiko abayobozi batandukanye barimo Harwa Registre Résident Spécial Renier Bovi Kayibanda Munyangaju n'abandi, ariko akandika avuga ngo Joseph Habyarimana Gitera, premier leader Hutu du Rwanda, président fondateur de la Prosoma. Icyo kintu cyo yitsitsaho akavuga ko tsinda Karinga, ubwiru, ubwami, atakamenye ko ubwami bwajyanye n'ubukoroni buje, akanatangira avuga ngo ikibazo cyo kunga ubumwe bw'abahutu cya kindi cya CDR que vous êtes chargé de intercaler pour amour, urukundo rw'igihugu, kandi akibutsamo abahutu ngo me vraiment umuhutu urenzwe arenza nyina akaguru. Ubwo ni urwandiko wandikira abantu n'umunyapolitiki, birimo ubugome, birimo ubushizi bw'isoni, birimo ikintu kitumvikana. Reka ngaruke, ushobora kwibaza ngo umuntu arakomeje bigeze 76, noneho avuze ngo noneho aratanga umusanzu buryo abona abanyarwanda bashobora kwiyunga. Yego. Yandikira Habyarimana ku gatabo nako ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 5. Yego. Na gatabo kenda gutukura nako gafite na signature y'ubururu, ariko kubera ko ari mu Gifaransa byabaye ngombwa ko nshakisha traduction yabo. Kumva ubukana buri muri ako gatabo, niyo mpamvu igice cyako cya mbere cyasohotse muri kangura numero 6 yo mu kwezi kwa 12 muri 90. Iyo numero 6 ikaba ariyo yanasohotsemo n'amategeko 10 y'abahutu ya kangura. Yego. Ariko urumva indi haza kuzingira ngo indi nomero hanyuzemo nk'inomero 2 zisohokamo igice cya 2 cyako gatabo. Bivuga ngo ngira ngo babarire bice mu ijambo, hari ibyo ndi kubona bita binahura, wenda tunabwira abantu wenda babishobora bazabishake. Ngira ngo icyo gihe n'inyandiko iyo uri kutubwira yari yise yo gutanga umusanzu w'icyo yise ngo protocole de la réconciliation nationale entre les Rwandais. Iyi yari igenewe Habyarimana. Igice kimwe cy'iyo nyandiko rero uri kutubwira nicyo cyandikuwe muri kangura nimero ya 6 Ukuboza muri 90. Yego, babarire kuguka mu ijambo. Oya, ntabwo wanciye mu ijambo, no kunyunganira. Yego. Ariko rero amagambo ari muri ako gatabo, uko nabashe gushaka translation yayo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha kureba ko kuko narakabahaye. Ubu arabwira ngo atangira abwira Habyarimana ngo afata quotation, citation yo muri manifeste ya MRND yo ku rupapuro rwa 7 ivuga ngo ubu turashaka kunga bundi bushya abaturarwanda ubwabo, turemeza rwose ko tutagera ku majyambere n'ubukungu bw'igihugu mu myiryane n'inzangano mu Nyarwanda. Ibyo rero Gitera akandika abwira Habyarimana ko yego ni nko kwifuza cyane, murifuje cyane ngo mbere yuko kunga abanyarwanda ngo mugomba kwibaza ngo kunga abaturarwanda, akabyibazaho abatutsi n'abahutu bapfiki barapfiki ku gitekerezo cye ati twapfuye kandi turapfa ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Agatangira rero amucira amarenga ngo ibyo rero ngo birakwereka, nafite iyo translation, ngo ibyo birakwereka ubwabyo uburyo bikomeye. Mu Cyongereza muri translation avuga ngo there you grasp the difficulty or even the near impossibility of reconciling them over this issue herewith some historical details. Ngo aranamwereka ko bitanashoboka, abanyarwanda ntabwo bwiyunge bushobora kubaho, nta n'ubumwe bwabo,
ni ukuvuga ngo ibitekerezo bye byo yasohoye muri 59 yari akibifite byose, noneho agatangira guca amarenga mu mvugo ziziguye, niho atangira kuvuga ngo dore umugani ntuzava ikamugani uzasange ubukombe bw'umugani baziritse ku muganda w'inzu, ubusa bwaritse ku muhanga agaca karacuranga nyiramusambi asabagirira inanga, harabaye ntihakabe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma. Ayo magambo akayasobanura ngo umuntu yaruguye Tom. Yego ngira ngo uramwunganira mu kanya. Ntabwo wandugaye wanyunganira. Cyangwa ukamwunganira Tom warusoje? No kumwunganira. Yego nta kibazo yego. Ibyo ngibyo Honorable Rucagu yavuze ako gatabo na Tom ari havuga. Yego. Ndibaza niba atari akangaka sinakabonye sinzi uko kangana. Ariko Gitera aravuga ngo bari basohotse muri guest house i Butare, babyara Imana amushinga kumwigira ukuntu abanyarwanda bakwiyunga. Yego. Yewe naravuze nti abyara Imana yarazi Gitera. Ni wa mugani w'ikinyarwanda ngo uwanga kwibwa abitse igisambo. Yarazi ko umwe bw'abanyarwanda yabwishe. None ati ari we wishe umwe bw'abanyarwanda ngo ushinze kunyigira ukuntu abanyarwanda bakwiyunga. Bishoboka itaze gushinga Gitera ikintu nk'icyo ngicyo. Izo mpapuro zifitanye imbere yanjye. Yego. Arahavuga ngo objet impamvu yibaruka tariki ya 7 z'ukwezi kwa 5 muri 1976. Objet impamvu protocole de la réconciliation nationale entre les Rwandais. Ni icyo bavuze protocole nyine. Yego. Muri inyandiko nsanga asingiza Habyarimana agaciro migani yose bavuze. Noneho ati sugira sagamba hunda ubugere umugoma ari ku mugozi, umugoma cyari ari mu ngoma zirimo nyamukurura mukuru w'ingoma, kurura wishyira senyamarumba wange amadumbo. Noneho abone ku ipaje ya kanga ibanziriza ya nyuma hari ahandi rero avuga ati zirimo nyamukurura. Mu by'ukuri arasingiza Habyarimana arihakirwa amusingiza rwose. Zirimo nyamukurura mukuru w'ingoma, kurura wishyira senyamarumba wange amadumbo. Ni bya bindi asubiramo nyine ati noneho rero mu gihe mwiyemeje gufata ubuyobozi bw'igihugu vous êtes pilo nyamukurura, kuva wiyemeje gufata ubuyobozi bw'igihugu kuva icyo gihe uri nyamukurura mukuru w'ingoma. Mbega quel bonheur, mbega amahirwe, mais aussi quelle charge, mbega umutwaro wikoreye. Akomeza aramusingiza ariko agatanguza n'ukuntu Habyarimana ukuntu umuntu yakunga abanyarwanda yashingwa kwiga ukuntu abanyarwanda bakwiyunga, azi ko ari abanyarwanda yicishije abanyarwanda yohereje ishyanga bari hanze. Ibyo kandi muri 1976 bibaye bikurikirana n'umwaka 1973 wabaye mubi cyane mu Rwanda, igihe birukana abanyeshuri mu mashuri yose y'Abatutsi, abakozi bose mu mirimo ya leta n'iyabo bwite, benshi bagiye ishyanga rwose, abatishwe bagiye ishyanga. Abo ngabo benshi tubarimo, hari benshi bari bubatse iki gihugu. Ariko Gitera aje hagati gushingwa kunga abanyarwanda se ni abari mu Rwanda gusa. Yarazi neza ko hari abo yishishije ibyo ariko bafite abana. Yarazi ko hari abo yohereje ishyanga bahunze na Ruhindamabibyi Tom Ndahiro yari arimo. Yaguye mu mahanga kimwe n'abandi. Yatekerezaga ate kunga abanyarwanda azi ko ari abanyarwanda bari hanze. Ndorima urebe muri ako gatabo n'udupapuro dutandatu. hari ahantu rero yanditse ngo kiye umugome cye
noneho utangire ngo soma aho ngaho kiye umugome ninde reka ndebe neza naye mabonye ndaza no kukikoreza kuri WhatsApp nawe ndakiguha mu muza rwose yego aho ndahabonye ngo kiye umugome koma ninde reka mbisome reka nsome ibyo mfite mumbwire niba ari byo umugome ari ku mugozi koma par quel moyen kerera umugome uke koma umugome ku mugozi koma umugomoke mu ngoma nibyo bavuga Tom noneho hakatangira 1.1 kiye umugome ndabona gatatu nibyo kiyera umugome n'umututsi kiyera umugome biri mu gifaransa ariko ndagenekereza mbishyira mu kinyarwanda bisome mu gifaransa reka mbisome ugenekereza mu kinyarwanda kuko abanza ubisome mu gifaransa ubisome mu kinyarwanda genda bifite mu cyongereza nibyo byiza bya critique historique mu gifaransa nibyo original kubanza original y'inyandiko original umuntu avuga ngo okay c'est ce tutsi y'umwimerere c'est ce tutsi prétentieux qui avec son Mohutu esclave courtisan et son Mutwa bouffon et chien de chasse se sont exilés du Rwanda pour leurs méfaits et machinent l'iniquité contre le Rwanda et les Rwandais ngo mugome ninde n'umututsi prétentieux wihamatwara akifashisha umuhutu umugaragu we umuja we mugaragu n'umutwa umucakara n'umutwa wihaye gusetsa ibwami akaba n'imbwa y'umuhigo bifashisha mu muhigo nabo bose bijyanye bataye u Rwanda kubera ibibi bakoze bakaba bagitekereza ubugome bakorera u Rwanda n'abanyarwanda inikite imashine bari baratekereza buri munsi l'inikite contre le Rwanda et les Rwandais ubugome bateganyiriza u Rwanda n'abanyarwanda c'est encore ce mututsi rancunier ni wa mututsi ugira ishyari ugira inzika qui avec son moto courtisan et son mutwa à ses ordres wa bundi ufashisha umuhutu umucakara na wa mutwa umwumvira cyane nibo ngo bazinze masora sinamenyira sont blottis comme des serpents prêts à dévorer le Rwanda bizingitiranyije nk'inzoka ziteguye kurya u Rwanda devore gushwanyaguza u Rwanda kumira oya devawe no gushwanyaguza devore gushwanyaguza u Rwanda n'abanyarwanda b'ibiburabwenge conscient badafite icyo bazi celui-ci et celui-là sont en communication continue nguyu n'uriya bahora bavugana ubutitsa kandi bafatanyije cyane kugira ngo bihimure kuri Repubulika y'u Rwanda abayishinze n'abayihagarariye ese possesseur de leur affront et les majestés banze umwami arakoresha umugani w'ikinyarwanda ngo banze umwami kandi azi ko umwami yamuciye ni ikinyarwanda icyo ngicyo ngo kanaka yanze umwami c'est ça méchant dragon à deux têtes inzoka ifite imitwe ibiri imwe hanze y'u Rwanda indi mu gihugu mu Rwanda hagati uwo niwe mugome mwese muratekereza ko ari ibihimbano ntabwo ari ibihimbano yose ibihimbano nguwo kera umugome rero n'uwo nguwo yego ngayo nguko rero ngira ngo rero n'umugomo igihari n'icyo bidukora
yego ariko hari icyo wari ugiye kongeraho Tom. impamvu nifuje ko n'ubundi wari ufite ijambo kugira ngo abantu bumve ko ikintu cy'ingengabitekerezo uburyo gikurikirana. Yego. Iyo wumvise kiye umugome, umugome ninde? Yego. Muri 92 Nsabimana yaravuze ngo umwanzi w'umwana ninde? Urumva? Uyu nguyu muri 76 yego avuze ngo ikibazo cye arasobanura umugome wari we. Hanyuma umuyobozi w'inga arakomeza akavuga umugomoke. Noneho umugomoke rero n'uwayobotse MRND n'umutima we wose ariko icyo kintu cy'umugome niba munyarwanda mushya ufite umutima rwose usukuye cyane, udafite complexe feudal, udafite ingengabitekerezo y'ubwami yo kugarura ubwami, niwe muyoboke. Akaba ategereje Ndorima yego soma aho umugome ku mugozi wo kwamusobanura. Iyo ni ingingo ya 3, reka nyisome mu gifaransa nayo. Il serait sale, sauvage et indigne de la magnanimité de notre République rwandaise, de son président et de ses adjoints, tous épris de paix et de l'unité, de réinstaurer l'iniquité, Tutsi, tuer, mutiler et suspendre les dépouilles de ces abagomés en trophée sur l'étendard. À mon humble avis, le Mugome, une fois bien véritablement identifié, il serait suffisamment lié par une loi constitutionnelle de bannissement et de dénationalisation de l'extérieur ou de l'intérieur où il se trouve, qu'il ne revoit plus jamais la République rwandaise et ses sujets, et que plus jamais il ne soit rwandais, contre lesquels il porte une haine mortifère. Son bien devient bien national. Uno mugomoke rero urwanya iyo mugomoke ku mugozi urwanya abanzi b'u Rwanda. Uno muyoboke n'umugome ku mugozi. Kuma umugome ku mugozi ngo byaba bicapfuye bidakwiriye n'umuyoboke wa Repubulika y'u Rwanda, perezida wayo n'abayoboke bayo bose bashaka amahoro, bifuza ubumwe bw'igihugu, bakarwanya ubugome bw'umututsi aribwo kwica, guca ingingo no gushyiraho rero bimwe bashyiraga kuri Karinga, bakabyita ubutwari. Ku bwanjye umugome nitumara kumumenya azahambirwa, ni nka bimwe abarundi azakubitwa intahe mu gahanga n'itegeko rishingiye ku itegeko nshinga ryavanyeho ubuhake n'ibindi. Ngo yaba rero ari hanze cyangwa ari imbere mu gihugu, aho ari hose aragafata abonye Repubulika y'u Rwanda n'abayoboke bayo, kandi ntazongere kuba umunyarwanda. Nibyo ngibyo Tomoye. Yego, urumva banishment ni ugucibwa n'uri mu Rwanda akaba denaturalize, nubwo nawe ufite akamburwa ubunyarwanda, agateshwa umurongo, agacibwa. Mu cyongereza batraduije ni banishment. Denationalisation ni ukumwambura ubwenegihugu, ugasigara nta gihugu ufite. Yego. Yego. Ngira ngo hari ubwo wasoza tukava kuri iyo ngingo, turimo turagenda tunagana ku musozo kw'igihe hari ntabwo. Icyo navugaga rero, iyo urumva ko iki arangiza iyo ibingibi umaze kubisoma, yego, ukihuta ukaza muri 90 discours ni nyinshi genocidaire yari ishingiye kuri ibingibi. Yego.
abandi baje babisobanura, ariko ibaze ko na Habyarimana ubwe muri aya magambo yafashe Rucagu arabyibuka ko Habyarimana yivuga ngo ndi kinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Abagome yavugaga ni aba bagome yabwirwaga na Gitera, yabwiwe na Gitera. Abagambanyi ni ababanze kuba abagomoke. Nibyo. Urumva? Nibyo. Ni abagambaniye ubugomoke. Yego. Mwakomeza honorable. Yego. Hanyuma ni nabyo nari ngiye guhita mbaza honorable Rucagu, iyo murebye turijwi rya diaspora abadukurikira benshi baba bari hanze y'u Rwanda, ni naho kandi ukunze gusanga, nubwo no mu Rwanda ni bake ariko ntabwo wabigereranya n'abo tubona hanze y'u Rwanda, nubwo naho atari benshi cyane, ariko muri iki gihe turimo nta bantu mubona bafite ibitekerezo bijya kumera nk'ibya Gitera cyangwa biganisha kuri ingengabitekerezo yari afite iyo murebye. Urakoze. Mu by'ukuri abantu nk'abo barahari, kuko kugeza ubu hari abatemera ko u Rwanda rwunze abanyarwanda, hari abatemera ko ubumwe n'ubwiyunge bwabaho, hari abacyumva hari hakwiye gukomeza ubumwe bw'abahutu. Uharanira ubumwe bw'abahutu rero uba neza neza uganishije muri wa murongo wa Gitera, aho yavugaga ko aharanira ubumwe bw'abahutu, ubuganiye muri wa murongo wa Gitera avuga ati ntuzizere umututsi, byonyine iyo umaze kumuvanaho icyizere ibisigaye byose nta cyiza uwo mwifuriza. Biriho rero, biriho ku mbuga zose. Iyo tuvuze ko u Rwanda rumaze kugera ku bwiyunge, uzasanga bavuga bati ntabwo ari byo. Iyo uvuze uti abanyarwanda bari hanze nimutahuke, u Rwanda ni urwanyu, amarembo arakinguye, nimutahe mu mahoro, muze tufatanye kurwubaka. Hari abatabyemera. Abo batabyemera rero baracyari, ntabwo bari bagaruka cya cyizere Gitera yashenye kiriya gihe, ntabwo kiragaruka mu banyarwanda ngo kigaruke nk'uko cyahoze mbere. Rero kubaza uti naba mfite nk'ibyo bitekerezo bya Gitera, barahari kandi ntabwo bihisha, barabigaragaza kugeza n'uyu munsi, n'ibimenyetso bifatika no kubahamagara uti nimuze mutahe, amarembo arakinguye, u Rwanda ruhora ruteze amaboko kandi ruhamagara abanyarwanda bitwa bahungiye mu mahanga, ngo amarembo arakinguye nimuze
twaka urwacu rwatubyaye niba byitabira. Yego, urakoze cyane honorable Rucagu. Hanyuma bwana Tom, ngira ngo nkunze gukurikira imbuga nkoranyambaga, bagukurikira n'abandi wenda no mu badukurikiye barabibona. Hari bamwe n'ubundi tujya tubona ku mbuga nkoranyambaga, nawe urazikoresha cyane, bafite ibitekerezo nk'ibi. Wowe nawe ubibona kimwe na honorable Rucagu? Muri iki gihe tugezemo hari abantu koko bafite ibitekerezo nk'ibya Gitera Joseph uyu munsi twasesenguraga iyi ngengabitekerezo ye ya jenoside? cyane rwose barahari. Hari ingero zimwe mwaduha iyo urebye wenda ukitegereza? wese utekereza ko abantu bari muri FDU y'inkingi ari bantu ki? Utekereza ko abantu bagikomeye kuri politiki ya Parmehutu nka Jean Boisiberi ari bantu ki? Utekereza ko Ingabire Victoire yari atandukana nawe? Niba umuntu wahungutse, mfite igitabo cye hano aravuga ngo umunsi ahunguka ngo yaraje ngo ajya gusura imva ya Mbonyumutwa ngo kuko amufataho nk'intangarugero. Aba FDLR se ibayeho ite? Wumva ko n'uyu nguyu yitaga ko ari umumaritiri, ari igitangaza, ariko ibitekerezo bye byari ibyo ngibyo. Ndorimana yigeze kuvuga uburyo bita amazina meza. Ibaze ko abantu babicanyi bise interahamwe, kandi mu Kinyarwanda abantu b'interahamwe ubundi ni ikintu cyiza. Abantu FDLR abasirikare bayo biswe abacunguzi. Urumva? Abacunguzi bayisakabaye. Ayo ni amazina meza cyane. Impuzamugambi. Ubundi guhuza umugambi ni ikintu cyiza. Ejo bundi uyinterahamwe yitwa Ingabire Victoire ashinga ishyaka, icyitwa ishyaka ryo kwikirigita agaseka, aryita ngo ni Darfa umurinzi. Umurinzi ku mateka y'Abanyarwanda ni ikintu gikomeye cyane cyane ku mandwa. Urumva? Ibyo bintu rero, iyo disikuru hari abantu batarayivaho. Uzarebe utekereza ko umuntu witwa Ndereye Karori nta muntu yari yava kuri disikuru ya Hutu Power. Hanyuma se Matata Joseph, hanyuma se Musabyimana Gaspard, abo bantu turabavugana barahari. Umugore witwa Nyesi Mukarugomo, Twagiramungu Faustin, utekereza ko atakiri muri ayo? Barahari, amazina ni benshi, noneho hajemo n'abazungu. Hari umupadiri witwa Serge de Suteri, ntekereza ko nawe yavuga Ikinyarwanda yanakizi, ibitekerezo bye ni nk'ibyo. Urumva? Yego. Kuko ibi bitekerezo hari abikibifite, icyananiwe ikibavuna nuko badashobora kuri bo nta u Rwanda ubundi rwakabaye ari urwabo. Uyu muntu witwa Paul Rusesabagina, ngira ngo amaherezo nuko afungiye ibyaha bimwe akwiye kuzakurikiranwa n'ibindi. Iyo mu gitabo cye mfite hano avuga ko ngo umuhutu wese ukora muri guverinoma y'u Rwanda ari umuhutu de service. Uzi icyo bivuze? Nuko ubundi umuhutu adakwiye gukorana n'umututsi mu kubaka igihugu, kubera ko icyo bapfa ari ubutegetsi, kandi ubutegetsi umwe ni umugome undi ni umugomoke. Ndorimana yaza kubasomera mu Gifaransa, ariko aka gatabo ka Gitera akarangiza avuga ngo oui monsieur, abagome n'abagomoke ngo bashobora kujya ku rugamba rumwe, bagakoresha ibikoresho bimwe,
ndori Imana uze kureba ako kantu aho gasoreza ngo bakakoresha intwaro zimwe ngo bibaye ninde watsinda urwo rugamba ngo haba ikiguzi kingana iki ngo the victor na the vanquished urumva mu cyongereza traduction ivuga ngo yes sir arabwira Habyarimana yes sir abagome and abagomoke on the same battlefield, same equipment and same armament. Who won the victory? All still after a victory won at a very high cost, with the victor and the vanquished in disguise are invited to the banquet and sit at the best places. What will be the good of winning a victory? That is the victory of Hannibal the African. Your Excellency, you and the Rwanda, you personify, you cannot gusugira gusagamba guhunda ubugeri, umugome atari ku mugozi, umugome atari umugomoke atari mu ngoma. It is impossible. Ngo ntabwo ushobora gukomeza kuvuga ibintu by'ubumwe ngo uvugiye gusugira no gusagamba guhunda ubugeri yabisobanuriye umugome atari ku mugozi, umugomoke atari mu ngoma. Ngo bitekereje bityo ntibishoboka. Abo nibo barusesa bagenda bavuga ngo hari abantu bitwa Hutu de service njyo cyangwa ngo Hutu godio. Abantu bumva ko is definition ya Republika ari ubutegetsi butari umututsi. Ibyo bintu ni ibintu iyo bavuga ngo babuze demokarasi, ngo babuze ubwinyagamburiro bwa politike, icyo bavuga nicyo kugira ngo hari ikindi. Ibyo bitekerezo tuzi ko ari ababifite. Tom Mbabarire ntabwo aho ngaho uvuze simpabonye, ariko ndaza kakoreza kuri WhatsApp nushaka nzagashyira no mu Kinyarwanda. Ibyo ari byo byose nzagashyira mu Kinyarwanda giye mu abazakurikira ikiganiro muri description. Gitera yatengushye Habyarimana wamushinze mission ikomeye cyane, no arangiza avuga ati ubumwe bw'Abanyarwanda ntibushoboka mu ijambo rimwe. Ariko wari watubajije ndibira ko ari cyo kibazo ugiye kumbaza niba nanjye hari abantu mbona, reka mbivuge mu magambo abiri gusa. Abantu ikimbabaza nuko abantu bari i Burayi no muri Amerika bakomeje kuba ingwate z'abo bantu b'abahezanguni. Ndibuka rwose umuntu wanyoheje itangazo twiganye, nkunda abantu twiganye cyane ku buryo abantu twasangiye akabi n'agahiye rwose, kabise n'agahiye, twakongera tukabonana tugasabana ngo twasabanaga. Ariko ugasanga n'umuntu wavuye mu Rwanda nta kintu na kimwe ashinjwa, yarahakanye kuzagaruka, akavuga ngo zagaruka mu Rwanda ngo umunsi ubumwe n'ubwiyunge bwabonetse, zagaruka mu gihugu cyambyaye umunsi umwe n'ubwiyunge bwabonetse. Azabona ryari natabona ubu ngubu? Birambabaza cyane. Rero hari benshi babaye ingwate z'abantu b'abahezanguni baracyahari. Rero abo batukana simbavuze, mbabajwe nabo babaye ingwate nk'uko babaye zo muri Kongo, bakarinda bahera mu mashyamba, abayobozi bagakomeza kubabera abayobozi bagakomeza kubabera abayobozi, abateka bagakomeza kubategeka, bakabasiga aho ngaho bakigira mu mahanga, abandi bagasigara barindagira. Birambabaza rero abantu bahera mu mahanga kubera ko babaye ingwate, batagera mu Rwanda ngo barebe u Rwanda n'ibyo tuvuga tukaba tugosora mu rucaca kuri bo. Ariko rero ntihazabura abagira icyo bavanamo. Ndangije ngushimye. Murakoze cyane. Ngira ngo reka tugane ku musozo, ariko mu gusoza buri umwe wenda masegonda makeya hari ubutumwa yasorezaho. Ese ni irihe somo umunyarwanda akwiriye gukura kuri ibi bitekerezo twagarutseho bibi, twanavuga ko ari ingengabitekerezo ya jenoside bya Gitera byanaganishije bikanagira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi? Ubutumwa buri umwe mu masegonda make mwasorezaho ku bari bakurikiye iki kiganiro, bazanagikurikira wenda na nyuma n'abatagikurikiye muri kano kanya bwabo. Reka duhere kuri Honorable Rucagu Boniface, dusoza ubutumwa bwanyu mwasorezaho n'ubuhe? Urakoze cyane. Ubutumwa nasorezaho yego nuko hashize imyaka 28 leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda igiyeho,
muri iyo myaka 28 nta ntambara y'abahutu n'abatutsi yigeze iba muri iki gihugu. Ntabwo abatutsi bongeye kwicwa, ntabwo abahutu babana n'abatutsi babashyingiye, ntabwo bongeye kwicwa. Imyaka 28 irarangiye abo bantu babana neza, kandi nyamara kuri leta ya Kayibanda nta myaka 2 yashiraga cyangwa umwaka washiraga abatutsi batishwe, kugeza muri 73. Ku ngoma ya Habyarimana mu mizo ya mbere abatutsi ntibishwe, ariko bishwe ku bundi buryo, kuko haje icyo bitaga ingirwaringaniza mu mashuri no mu kazi. Igitumye mbyise ingirwaringaniza nuko umuntu ashobora abyumvise tuvuze ko ikosa ari uko habaye iringaniza, kandi ubundi iringaniza ni indangagaciro, kuringaniza ni indangagaciro. Ariko iyo bishingiye kuringaniza wambura umuntu uburenganzira afite, biba bitakiri indangagaciro. Bigeze muri 90 ku ngoma ya Habyarimana, abatutsi bongeye gutangira kwicwa muri 90, muri 90, 92, 91, 92, noneho no muri 93, ndetse bisoreza kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 94. Izo ngoma rero uzigeranije ukazigereranya n'iyi ngoma iyo kuva muri 94 kugeza ubu, aho abantu batongeye kwicana, batongeye kwishishanya, birereka abanyarwanda bari hanze ko mu by'ukuri bari bakwiye kugira mu icyizere muri leta itigeze yemerera abanyarwanda kwicana, muri bakagira icyizere muri leta yubatse ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abanyarwanda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yafunguye amarembo bitandukanye na leta ya Kayibanda ndetse na leta ya Habyarimana. Bavugaga ko u Rwanda rwuzuye, ko hagize abanyarwanda bazamo basaguka bikaba nk'ikirahure cyuzuye amazi usuzemo andi ameneka. Yego. Cyo twari miliyoni nkeya, ubu turi miliyoni 13, kandi u Rwanda, leta y'u Rwanda iravuga iti bana b'u Rwanda aho muri mwese nimutahuke muze mu Rwanda ruzabakira, turwubake kandi dusangire ibyiza byarwo. Yego. Aha rero mu by'ukuri abantu, yemwe harimo abakristu, harimo abayisilamu, harimo abantu bandi, abo bantu bakwiye gukoresha izo ndangagaciro za gikristu, izo ndangagaciro za kisilamu, izi ndangagaciro leta itoza, bakumva umuco w'ubumuntu, bakumva ko ubumwe bw'abanyarwanda ari bwo buzabeshaho abana b'u Rwanda, bukabanisha neza ubuziraherezo. Ariko kwaba kwibeshye cyane kwibwira ko abanyarwanda bazabaho nta bumwe bwabo. Ibyo ntibizabaho, urwo Rwanda ntirwashoboka, kwaba ari ukumarana gusa. Ariyo mpamvu abanyarwanda bakwiye kuza bakaza mu bumwe, bakubaka igihugu cyabo. Yego. Murakoze cyane Honorable Rucagu. Hanyuma Bwana Ndorimana, namwe mbere ko tugana ku musozo, hari ubutumwa mwasorezaho ku bari badukurikiye muri kino kiganiro? Murakoze cyane, ni amagambo make cyane.
Ndarangiza kuri iki kibazo umwana wa hano hepfo muri yereka nagiye gutanga ikiganiro mu byo bita cafe literaire yambajije ariko se je uri umuhutu cyangwa uri umututsi ndamubwiye ntariko sha mu byo bababwiye biranga abahutu n'abatutsi urabona mbuze iki nti amazuru urayabona inda urayibona ibironda bifite n'uburebure buraringaniye wawe bamubuhe bwoko ni rero icyo nabwira abanyarwanda bari hanze n'abatwumva bose bari mu Rwanda nuko amazuru ntacyo yatumariye wa muto wa mututsi inda bitaganya kubahwa ntacyo yatumariye ibiro ntacyo byatumariye turi abanyarwanda uwo mwana bamubwiye nti ndi umunyarwanda ntariko nushaka indangamuntu yanjye yo hambere uzaza nyikwereke senyivuge hano mu ruhame rero tukamenya ko nta muntu ufite uburenganzira kurusha undi bwo kuba muri iki gihugu nta ufite uburenganzira bwo kimucamo ariko nta n'uhejwe nakwifuriza rwose abantu bose kujya baza kureba u Rwanda cyangwa bagatuma abantu bizeye ariko mu mbabarire twigisha urubyiruko cyane amabi twabonye yose ni urubyiruko rwohejwe urubyiruko turwereka ibyiza turwigishe neza nicyo kizakiza u Rwanda abashaje bo turashaje ariko tubihe imbuto nziza urakoze murakoze cyane bwana Ndorimana hanyuma bwana Tom namwe hari ubutumwa mwasurizaho mbere y'uko dusoza iki kiganiro murakoze bwana Muhumuza n'abadukurikiye icya mbere nshaka gusorezaho mfite ibintu nka bibiri icya mbere ni uko uyu munsi ku itariki 25 nibwo umwami Rudahigwa yatanze abagome bamugambaniye i Bujumbura akari mu bantu baharaniye ko abanyarwanda avuga ngo nta kwica Gitera bakwica ikibimutera icyabimuteraga n'ingengabitekerezo yigishijwe iyo ngengabitekerezo tuyirwanye Rucagwa afite n'uburyo abivuga neza ariko icyo kintu cy'ingengabitekerezo ya jenoside kukirwanya cyari gikwiye kuba priority y'abantu bose yego abato n'abakuru kandi habeho korohera ikintu icyo ari cyo cyose cyiza kidutanya tugifate nk'umwanzi gica yego kuko imbaraga z'umunyarwanda ni ubumwe bwabo cya kabiri ni ukwibutsa ko imyaka 28 tumaze ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi muri 1994 Perezida Paul Kagame hari ubutumwa disikuru ya mbere yatanze u Rwanda rumaze kubohorwa ikintu cyashingiyeho cya mbere n'uvuga ngo igihe kirageze ngo umunyarwanda kandi yiyumvemo ubunyarwanda mu Rwanda rwe kandi ibi byarazikamwe koko ibyo ntabwo yari amagambo y'amasigara cyicaro ni amagambo yagiye mu bikorwa yego afite abatabishaka bazabibangamira ariko yari kwiye kuba intekerezo ikaba ari inyurabwenge y'umuntu wese by'umwihariko abato kandi bakumva ko kurwanya igitekerezo icyo ari cyo cyose kibambura ubunyarwanda gitesha agaciro ubunyarwanda gikwiye kuba mbere kigashyirwa mu ngororero simvuga mu ngororero y'akarere ni mu ngororero yo kugororwa ni aho ngaho narangiriza murakoze cyane dukomeze tugubwe neza mu Rwanda rubereye umunyarwanda murakoze cyane bwana Tom reka rero mbwire mwe mwese mwari mudukurikiye ko ari hano dusoreje ikiganiro ukuri wacu cya none twagarukaga ku gusesengura amategeko 10 y'abahutu ya Gitera Habyarimana Joseph nk'ikimenyetso simusiga kandi cy'urwango rwabibwe mu myaka 35 rutegura
gukora jenoside ndetse yanabaye jenoside yakorewe abatutsi. Mbibutse ko impamvu dukora ibiganiro nk'ibi ahanini tuba dutekereza ko biba bizafasha mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi n'ipfobya ryayo bikigaragara muri bamwe mu banyarwanda, cyane cyane ku bakomoka kuri abo bateguye jenoside yakorewe abatutsi. Reka nshimire cyane abatumirwa twari kumwe muri iki kiganiro. Twari kumwe na Honorable Rucagu Boniface, akaba umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Twavuganaga ari i Kigali mu Rwanda. Mwakoze cyane Honorable Rucagu kubana natwe muri iki kiganiro. Nawe urakoze cyane Muhumuza. Murakoze. Twari kumwe kandi na Bwana Tom Ndahiro, akaba umushakashatsi mu bya jenoside, nawe twavuganaga ari i Kigali mu Rwanda. Mwakoze cyane Bwana Tom kubana natwe mu kiganiro iwacu cya none. Murakoze cyane Muhumuza. Twari kumwe kandi na Bwana Ndorimana Jean, akaba umwanditsi w'ibitabo ku mateka, nawe twavuganaga ari i Kigali mu Rwanda. Mwakoze cyane Bwana Ndorimana kubana natwe mu kiganiro kuri wacu cya none. Ndagushimiye Muhumuza, ariko muzarebe n'ukundi twakwiga andi mategeko asigaye. Yego, nabyo rwose tuzabigarukaho kubera ko igihe dukundiye, ariko nabyo mu gihe kiri imbere tuzabigarukaho. Murakoze cyane. Ubwo rero reka tubifurize kugira ibihe byiza. Muduhe ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro aho hasi muri comments, mutubwire uko mubitekereza n'uko ikiganiro mwakibonye. Nge wayoboye iki kiganiro nitwa Simeon Muhumuza. Reka nsoze mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Wasoza tugira tuti ingengabitekerezo ya jenoside tuyirandurane n'imizi yayo yose, twitwike, ishye, ikongoke ubuziraherezo. Murakoze cyane Honorable. Naho ubutaha rero mukomeze mugire ibihe byiza. Ese ujya utekereza kuri ejo hazaza hawe n'umuryango wawe uko hazaba hameze? Bantu muri Amerika, waba ujya utekereza uko byagenda cyangwa uko watunga umuryango wawe uramutse uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye bwatuma utabasha gukora igihe kirekire? Igisubizo ni life insurance with living benefits. Ibaza ubwishingizi bubumbiye hamwe bugufasha igihe cyose wagira ibyago ukarwara uburwayi bukomeye bukakugoboka, wagera mu zabukuru bukakugoboka, ndetse wanitaba Imana umuryango wawe ukitabwaho neza kandi igihe kirambye. Akarusho rero nuko iyo udahuye na kimwe muri ibi bibazo uba ushobora gufata ubwizigame bwawe. Icyiza kindi kirimo hano rero nuko kubufata hakiri kare ariko kugira inyungu nyinshi, kuko urinda ugeza mu zabukuru ugitanga amafaranga amwe wahereyeho utangira kubufata, bitandukanye n'ababufashe barakererewe. Waba uri mukuru waba ukiri muto, nawe ubu bwishingizi urabukeneye kandi urisanga. Erega ntawe umenya aho bwirageze, kandi bavuga ko ntawe ujya inama n'iminsi. Aha, ngwino muri IB Financial Freedom Solutions maze tuguhe ubwishingizi bwizewe, burambye kandi buzakugirira akamaro. Ku bindi bisobanuro duhamagara ukoresheje iyi nimero 8118084597 cyangwa utwandikire kuri email ibfinancialfreedom@gmail.com. Life insurance, live better, live insured. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'ibyo umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza
kuvurwa maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07793434 cyangwa se ugasura urubuga wa3.iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.